Uko sheri mfite ikibazo nshaka kubaza. Ndakumva sheri. Narebye ari ahantu twigisha umwana wacu yiga mbona ari ahantu atari sawa. Yifuza ko tumuhindurira ikigo. Kandi amaze iminsi abimbwira mbwira ati ari ahantu ntabwo wamfata neza. Nibyo ariko rero hari igitekerezo nanjye nakugezaho. Urabona ahantu yiga si sawa koko nanjye ndabyemera. Ariko uri kubona ubushobozi buhari muri iyi minsi ni ikibazo. Sibyo sheri? Ibyo birumvikana sibyo? Kuko sereka ngubwira bamweje ubundi uzahembwa. Amafaranga urayakorera simenya haje. Njye buri amazi iminsi nifuza kubikubwira ariko kubera ko muri byinshi by'akazi nkavuga ati reka mwihoreye banze mbunye nyine yabanje gutuza. Ariko njye nita ibindi byose umwana wacu agomba kwimuka ku cyaki. Njye cyangwa niba utanabikoze nzabyikorera. Urabizi ndagukunda. Inshingano z'urugo ntago ari ibintu biba byoroshye. Amafaranga nkorera ahantu ajya hose nakubwira niyo nabyandika ku rupapuro. Wabimbwira? Nabikubwira pe. Hari ikintu utambwira. Urabizi? Ikiheze. None si ubungubu sibyo? Ejo mugenda nakubwiye ati umwana wacu bage yashaje. Urambwira ngo ndabikora. Kandi nari mbizi ko ufite amafaranga. Nuko nanze kwirirwa mutera stress. Sibyo? None urambwira ko uri ubuze amafaranga kugura igikapu cy'umwana. Si ikibazo cyo kubura amafaranga yo kugura igikapu cy'umwana, amafaranga mbanya afite pe. Ariko uri kubona kwajyaho ntitoremo amafaranga ejo bundi. Urumva? Iyo uramuzi se sheri? Ya, ndamuzi. Niyo mpamvu nirwaye ngo yitabe. Okay, reka mwitabe nta kibazo. Yes, hello. Ikibazo cyese kandi. Rero, cyano urabizi uri inshuti yanjye. Rero reka nkubwire cyaho ndi mu rugo nari ndi kumwe na sheri hari umuntu twarimo tuvuganaho gatoya ahubwo icyiza ndumva ibintu tutabigira kuri telefone se waje kundeba mu rugo tukabivuganaho twicaranye reka mubwire ahubwo ashake n'agakawa ko kunywa nta kibazo. Sawa urakoze niwe wanjye kabisa ntabwo nabura kukumva. Shahinga z'iki gihe we yari kukubwira iki? Shari kumbwira ngo afite ibibazo n'umudamu wiwe. Ubwo rero ndamubwiye ati ibibazo ntabwo ari ibintu ntagatuje. Ndamubwiye ngo naza aha ngaha twicare tubivuganeho tumugire n'inama nka sheri. Uzabanze wubaka urwawe uzabone ko usura mugiriye inama ra. None se ureka nkoze kumbwiye ko umwana atari kwiga ahantu heza ibyo ni ibintu byaganje. Ntabwo ari cyo gusura biziduka. Ubuse kuva igihe twabaniye kugeza na n'izi saha turacyabana ku rugo rwacu rwari kimeze bwa mbere tukibana. Sheri ni stress z'urugo ubuse urabona mureba nabi urabona hari ikibazo dufitanye. Ufite icyo uri gushaka? Iki se koko icyo nshaka narakibonye. Yego ubaye warakibonye wantu ukagenda ariko ubwo wenda afite ikindi kintu kiri kunshaka kandi narakishimiye sheri. Ntabwo naguta kubera ko wasanga ahandi nyine ujya wasanga batakunyura. Sinanajyayo pe sinanabiteganya. Uzagera amahirwe n'inzakubona. Okay sawa ntaho najya kandi nawe uzajya unyubaha umugabo wawe. Ariko ngenda ko aramutse n'umusuzugura se cyangwa uteze abantu ngo uriya mugabo ntashobotse kandi si uko ibyo nifuza byose ubiyemo kuki se najya mu bandi ngo ndi kubibaka. Ushatse kuvuga ikigo ngubwo? Kamana ushatse kuvuga iki? Ibyo wifuza ntabwo hano iri. Ubu se reka nkubaze ejo bundi mwana mfite gahunda yo gusohokana n'abashuti banjye kandi tukibana bwa mbere waranshyigikiraga navuga ati ngiye aha ati genda mugore mwiza ukampa 50, ukampa 100, ukampa desi. Ubu se uracyayamara cyangwa urambwira ati ugiye kunca inyuma se ujye ubivuga? Urabizi ku rusengero twari dufite amateraniro urumva
kandi urabizi ko ndi pasiteri ariko urumva abakristo ngomba kujya mbitaho abakennye abafite ibibazo ubu none nagira ngo nze gushyira n'amaneko mu rusengero mu rusengero se hagenda amaneko kugira ngo hari ibyaha bindi biberayo turadusengera abakristo mu rusengero mu rusengero namenye ko ariho hasigaye habera ibirenze aya ntabwo ari nka njye nuko nafite nuko nakubwira umanza naguca ngo ati ntuzongere gusubira mu rusengero no kugira ngo nkubure nabura ibindi byose gusa nakubura uzi ko ijuru ni twebwe turiharana abanyabyaha turabasengera ababuze uburyo bisengera turabasengera ubu ni nk'aho ari twe tubeshejeho abantu bose kuko amasengesho yacu yumvwa n'Uwiteka n'abatasenze abo ngabo ujya kwigisha uzabanze umenye urugo rwawe numara kumenya urugo rwawe uzamenye kujya uzabona n'imbaraga zo kujya kwigisha abandi asosore kumbona warakaye bitiki byatuma ndakara seka gake utuze muri wowe wumve ko nta kintu kindi ujya gushaka mu rusengero ahubwo bari ujya no koga kuko ndamutse mvuze ngo njye ubwanjye ngiye guseka muri uru rugo umuriro wakaka kandi simba nshaka ko abaturanyi bamenya ibyanjye nawe reka njye muri dushe ntarebe ariko tube twitegurira umushyitsi tugiye kubona kandi wihane uvuze ni ibya Muy muitos. Muy muitos. Shughuli ranyagiye mana yanjye. Amanzi hari muri meze nabi. Karibu. Ugize gutya imanukira rimwe yose sibanze koga ntabwo ni koga bakadutanya gahunda gusa ibindi wowe mugira ikibazo urabizi urukundo rwanjye nawe ni uwanjye sinajya arizi ko mukunda ariko urukundo nshakira nakira sibyo se njye nawe noneho ndi kukirenza wanyumvira ati ntabwo mfite umwana neza n'ibiki byose nizere yuko ataramenya iby'umwana wacu uzakomeza ubigire ibanga urabona ndinjije ndivuga urukundo rwacu hari akantu ndi kugaruka ubona ko cya kigali cyagiye turaza tuzana no gushaka ibyo twibanira sibyo atatubona ariko cyo kwijijisha gerageza wijijishe reka murebe gira umuzanye ntabwo azatuvumbura kuba madamu amaze kutwakira reka ntabwo twanywa ibintu tutasengeye reka tubanze dusenge twiragize Uwiteka kuko ni nawe uhora ujya imbere cyane mwami urakoze cyane kuba watwakiriye waduhaye icyo kunywa waduhaye icyo kurya none rero mwami nyir'ingabo komeza ubane natwe wagendanye n'umushyitsi umuzana mu rugo rwacu neza amahoro none rero mwami turishimira ko wamugejeje aha ngaha none tugiye kumwakira ibyo tugiye kumwakiriza bimugwe neza kandi ubwo azagaruka muri uru rugo azagaruka atubwira ko yagiye amahoro urakoze cyane nawe gitare amen amen karibu ku meza kandi turakwishimiye nanjye kandi ayashiriye ayashaka bari bakamera no mu gikoni aka kawa kararyoshye ni icyayi cy'u Rwanda kararyoshye kabisa kumaha igishyushye cyane kararyoshye nakubeshyaga kararyoshye kabisa urabona mwari muri aho twari turi aho ikaze mu rugo mwakoze cyane rero madamu nari namubwiye bya bindi twavuganaga kuri telefone
sha birababaje ariko ugomeze wihangane. yego. Ese mwapfuye iki? So sasa rero urebye birebire nawe by'urugo urabizi pastor nukuri inshuti yanjye kandi buriya ko ariko mba mwizeye niyo mpamvu iba yatumye mwitamo kugira ngo ubwire ikibazo cyanjye wenda ube wangira inama. Urabizi neza ko uriya mudamu wanjye yari afite umwana ahanini mbona nawe yaratangiye kuzana n'imico mibi ariko nari mubwiye ati uriya mwana ujyane kwa papa we cyashaka kandi nanamujyana njye mufashirizayo nabyumve neza. Abagore rero urabizi ukuntu bivumbura wenda shira wawe nabyumve nabi ariko abadamu nyine hari ukuntu ushaka kumubwira ikintu wenda muri bufate na time yo kukiganiraho we akaba atabyumva. Rero nuko byagenze nabyutse mu gitondo mbiruka umuntu turya mu buriri nimugoroba nsanga neza yagiye ibintu bye yatwaye umwana yatwaye nsanga inzu ngirimo njyenyine da. Niko kuvuga ngo rero kambe nakugisha inama nabikubwire kuko inshuti yanjye nta kintu naguhisha. Nuko byangendekeye ubu imirimo yo mu rugo nyine ndi kuyikorana biragoye no gukomeza kwihangana ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo ze tuvugane dutuje twese turi hamwe kuko urugo ni ikintu gikomeye cyane gusenya nabwo ni ikindi kintu biragoranye. Icyiza numva nakugiraho inama wabwira madamu akagaruka mu rugo nimba ari kukumva kuko umugore ni umutima w'urugo nta kubaho udafite umugore niwe buzima bwacu bwose. Buriya wemere ko umuntu ava mu rugo iwabo agasanga umugore cyangwa umugore aza amusanga ariko iyo yatekereje igitekerezo cyo gushaka ntabwo amuzana mu rugo kwa se baba bajya ahantu ngo buzuzanye ibitekerezo hamwe bashakishijeho kuba bonyine. None rero ugomba kuvugisha umudamu ese umwana waramututse se cyangwa kwa kundi abana b'iyi minsi bananiranye kwa kundi umwana pastor urabizi ngewe sinakubeshya mba no kwimura n'akantu mu rugo nubwo umwana yakireje icyayi ariko nta kibazo nkamuha rero tugasangira twasangira akarakara nicyo cyamubabaje ko nawe wakoze ikosa. Niyo mpamvu mubwira ko ugomba kumuzana tukicara mu rugo tukabiganiraho. Ako ko kunywa koko ni keza iyo ugashoboye kugakontorora ariko twebwe muri biriya bitubwira ko vino ari umukobanyi. Ubwo ngubwo ntabwo tugomba kujya duhereza inzoga abana. Umwana utageze ku myaka 18 urabizi leta irabyigisha ko atagomba kunywa inzoga kandi aracyari umwana ntayigejeje. Ntabwo ari kenshi yamwaganiga kiri kumwe umwana abona uri kunywa muri salo nawe agashaka kunywa ubusa bamwima ntabwo gakenika ntabwo akemerewe ntabwo gakenaga akemerewe aracyari umwana ariko ntawe udakosa wenda nuko utari ubizi ariko nizere kubyumvisha. None rero inama nakugira ugomba guhamagara umudamu ukicara mu rugo tukabiganiraho. ntabona kwifuza gusenya si byiza. Ikibazo rero none ko nazana telefone zini ziriho namenye se mubariza icyo ni ikindi se reka zizana ko nanjye niko mba ko byombi numva namureka akizana yasheri use yaba amurushije iki agenda ntabwo yamwerekanye arijyanye ariko umugabo ni umutwe w'urugo ugomba gutekereza ibyanjye n'ibya sheri nibyo aramutse aziyatangira agomba kubishoza uyigorata ubu niyo nama wamugira cyane. aramutse atazi ubwo yazaguma mu busiribateri se yaba ari umusiribaterera cyangwa yaba ari yagiye waza kuntorara uretse ko wenda bitanabaho ariko sinanabyifuje kuko nawe urwaye ndabona kuri kompiyuta ariko sinibaze n'ukuntu wamugira inama. sheri mbona ko wongeyemo ni guteze buriya nakaba gaciyemo ariko uko bivuga numva ibyo ndumva nanjye namureka sibyo imbere y'umushyitsi urabizi. shefu wenda reka tureke ibyo ngibyo madamu turabivuganaho ariko agiye inama numva nakugira kuba wazana nimba nimero ye itariho nagira ngo yimpe muhamagara ariko nimba itariho ntabwo iriho ikintu twakora se nka niyo abavandimwe biwe wabo
yewe reka nkwereke, reka tumurike wa mugani wa madamu wawe azizana, amambwe yo kukunze kumva yijyanye sinamwirukanye azizana icyo wenda ngusezeranyije ntaza sinzamwisubizayo ariko murike. Ikibazo nakubwiye ntabwo wakinshubije. Sheri nubwo ari gukoshya ntabwo ari byo. Ntabwo ari ukunyesha kandi ntanabyumve nabi. Umudamu yagiye kuva na kera umuco nyarwanda bavugaga ko niba umudamu agiye hari ikintu apfa n'umugabo habaho icyo bita kujya gucyura umugore. Ufite isoni zo kujya kwa sobo, kuko se yo ushobora kusanga ari ufite ikosa. ubundi se wasanga nawe ataragiye iwabo yaragiye mu bandi bagabo, ahubwo ari impamvu yagira ngo amute ariko mba mbona gihamya ari uko yajya mu rugo iwabo akanabamenyesha ko yabuze umudamu. oya umwana we yari yaratahanye cyane, basanga yaratahanye na papa w'umwana, nabyo birashoboka rero. ese wari ujya kumwinjira ubundi se yajya gutandukana n'uwo wa mbere, bajya gutandukana uzi ko byaragenze kugira ngo batandukane, usanga n'umugore wawe wabigizemo uruhare. oya mugajye mutekereza ntugatekereza impande imwe ushyigikire impande imwe, bose ujye ubashyigikira, kubera ko reka mubwira urumva ujya kumushuka ngo amugarure yagiye azamugara kugamugarura ibimurimbo, akaba yamufatira imitungo yose akayijyana, cyangwa se akaba yakangiza urugo noneho burundu ku buryo nabwo yasigara atitekereza. Mureke ubwe azizana natizana ariko siko numva utsimbaraye kuba yarekura ya mugore. ariko nibyo n'umugore we urumva niyo dusezeranya abantu tubabwira ko imba ugiye gushwana n'umuntu igarure byihoreye, kuko n'ubundi amasezerano y'iki gihe yose ni ubusa. Ubuse ibintu basezeranya mu rukiko bari kumwe iyo bagezeho barabyubahiriza, ese baba babyubahiriza? urabona amasaha asa nkaho akuze kandi akwiye ko ndi mu rugo njyenyine kandi ejo ni n'akazi nanihaye konti y'uno munsi, ahubwo kugira ngo mwari mbasubiyeho ngeze no mu rugo ni byiza, nataha nkagera no mu rugo nkareba uko bimeze. turaganireho gake ariko rero ugiye tutemanyijwe ikintu kimwe. Sheri tuzajye kumusura mu rugo tuganire. Nta kibazo, ni karibu. Ni karibu nta kibazo. Ariko areka gutsimbara byo kuvuga ngo umugore ariko ibyo avuga ni ukuri. Reka tuzabivugana nacyo mpange nacyo nanjye muzansure nanjye ndahageze.